Ati ko igura. Sinodiya. Changa tuganira. Cyagenze ni story ndende ikanyikubwira mu magambo make. Kera nyiri umukobwa nakoraga muri ruferi. Nyuma haza kuza umusaza hazana n'umwana. Ntabwo ati rwose uyu mwana ni mundere dore nyirakuru arapfuye. Umwana twaramufashe atangira kumureba. ko ari umuntu mwiza. Noneho nubwo mbonye ko ufite ubwenge mu gihe cyose twamaranye nibwo nabibona. Buri muntu afite impande nyinshi ahubwo biterwa n'urwo uhura narwo. Njye nabonaga uruhande uherereyemo umuntu ukunda kunywa inzoga, ukunda gusambana, umuresha wishimisha ibintu nk'ibyo ngibyo, uba udashaka kumva akababaro kaba kari ku mutima wanjye. Cyo ubumbana n'agahinda niko kantera ibi byose. Cyakoze da nari nishize mu cyimbo cyawe. Ibyo wambwiye koko nimba ari byo, nanjye ndi pe ntago nakwifuza kuba muri rugo. Mwana nakurikiye imitungo kugeza naho nsuzugurwa. Icyakubwira yuko ntashobora kuryamana n'umugore wanjye ngo ntamutera inda kubera ko nta marangamutima mba mufitiye, kubera ko nta byumviro mba mfite. Aho kamubwira ko ibi bintu ugomba kubirangiza bikarangira. Nari umuntu mwiza ariko ntabwo ari ko byakomeje. Byaje kugera aho ngaho kubera ukuntu najyaga kubona nkabona ababyeyi bazanye abana, abandi bataye aho utwana dutoya tw'uduhinja, nkabona n'abandi bafite imiryango n'abandi kubera ko iyo batumvikana baje kurirwa ngaho. Byatumye bimpindura. Narahindutse ndahinduka nanjye ndabibona. Nahise mpinduka cyane mba undi wundi. Ibihe biranyigisha. Sobanura neza. Rimwe rero uwo musaza waje agasigurira umwana we hariya. Yari yaramuhaye imitungo, yaramuhaye ibintu byose kuko abo basize babifite. Umusaza nawe byageze aho ngaho aza gupfa. Ariko noneho wa mwana ndamusigarana n'imitungo. Kugeza kuri uyu munota. Tuhatinyuka. Ibihe byaranyigishije. Narahindutse. Ariko mpinduka nanjye atari ukubera njyewe, ari ukubera ahubwo abantu n'ibyo mbona byinshi cyane. Ikindi rero ngira ngo ngiye nkubwire. Ndagira ngo nkubwire ngo ugomba kuguma hari ahantu ugomba kujya ku buryo niyo bashyiraho agataka nawe iyi mitungo wayisigara. Ngiye kuhaguma nta kintu ntwaye, ariko umugabo waramuhotera. Umugabo wanjye nta kintu nakora, nta kintu namushimisha, ariko kubera ko amaze kumenya byinshi byanjye niyo mpamvu nanjye asigaye asa naho abinkangisha. Sinzabigenza utegeye. Umva, shikama kandi nawe umaze kumenya byinshi byo mu rugo. Shikama uri umuntu mukuru, umenye iki, umenye icyiza. Uri kunyumva? Uko ndi kurengana. Ihangane nyine. Nzabirangiza. Azahiduka ntagitaha iwe mu rugo. Ubwo nyine nawe uzaba ubaye nkanjye. Nanjye bifasha akarakarira ababyeyi banjye ngo niko banjugunye. Ntazi wenda n'icyabibateye. Sinzi ngo niye mpamvu yabateye kunjugunya, sinzi ngo nta n'amakuru nyine namwe usibye kwifata nkarakara gusa. Ubwo nyine nawe waba ubaye nkanjye. Uzi n'ikindi? Tubihindure.
ntabwo utinze da ntabwo ntinze ubwo se iyo uba watetse umukozi nsanga ni muri twavuganaga ariko nari ngiye kubikora ubonye nje nyine abwate reka nze njye kubikora basi reka mbikore mba byihorere nyine byihorere n'ubu ntacyo ugiye kumfasha unese ugiye gukora iki none se nubikora njye se ndandi gukora iki byihorere ndaza kubyikorera reka dufatanye sibyo se kusigaye ufite umushabi usigaye byatewe umushabi wikise umfasha sheri reka tuvugane funze karibu ndabona noneho wanezerewe ndabona uje rwose wizihiwe nizihiwe cyangwa ugiye kuvuga ko nasinze nari mvuye mu kanwa gutyo pe ntabwo rwose nigeze mbivuga rwose uzi agahinda mfite agahinda si wagatewe n'igisheri wanjye ntabwo nkazi waranshutse yewe naragushutse ufite imitungo nanjye nk'umusore utari ufite icyo yakwigezaho ndemera turaba gusa iki kintu kigaruye uteye agahinda ufite uzi aho murumuna wanjye ageze uzi ibyo amaze kugeraho ntabwo mbizi narabuze rwose gusa ugiye kuntaranga n'ibanga dufitanye ryose urisore hanze rinyuze mu kanwa kawe koko niyo mpamvu unyobora uko wishakiye oya rwose uri kunyica uri kunyica ariko si mwuka byaramwe ubundi umuntu ukurusha imbaraga niwe wakagombye kukuyobora ariko kubera imitungo uranyiyoboreye aho se sheri wanjye sheri ako se waretse tukajya kuruhuka ukagenda ukaryama ukaruhuka ubwo nibwo buringanire se niba ari ndako wumvishe nawe uburinganire ni uguhuza ibitekerezo byanjye n'ibyawe tukabishyira ku meza tukabifatira imyanzuro yego nyine ndabizi ariko reka nkubwire no kuri mbabarira reka tugende tujye kuryama basi tuzabiganiriye ejo ngaho reka nkujyane reka nkujyane urijyana nta kibazo niba wumvishe numvishije pe ndijyana njyewe ndijyana ndagerayo nta kibazo ngaho utekereza reka nyine ngufate tugende reka ndabizi ndigeze ngaho nta kibazo kigenda